Dino nkubahuka nubwo uri musaza wanjye nkubahuka reka oya nyine reka mugende kubibona reka kwigira inshinzi mu mbabwira mbwira ngubu nka pastor akubonye ubu wawe pastor savuze iki oya wowe nsanga hano kuri no muhanda niko ndimo ndakubwira sibyo hari ibintu ngiye cyangwa Merezi ibyanjye akusibyo kuyikaragaho merezi ibyanjye umva nundi munsi merezi ibyanjye navuze ngo nzibe mereza ibyanjye oya nzibaho ngewe nanjye ndavuze ngo merezi ibyanjye ese ndaguti nge natwaye iki umva ariko Dino uri musaza wanjye ndabizi ni gute sheri wanjye anzanira impano warangiza nkasanga wayipfunde nkasanga ibikarito gusa ubwo bumbaniye nka musaza wanjye reka rero nkubwire rero Dodo sibyo umva barureke kunshingaho kuko ngiye sinkunda ngiye umuntu umenyera urabizi kandi sibyo nese ubu ngubu reka nkubaze neza Jose sibyo ni gute ngiye umuntu yaza kuzaniye grenade ntabwo byo wabimbwira ndavuze ngo mpereza byose mpereza nagiye kuyijugunya mu ishyamba jya kuyizana uyimereza enyise yese ko bari kwica mushiki wanjye ko ndeba mpereza niyo nshaka mpereza kandi none ureke no kunsa kuyagenda gushota umva uri bro mukuru ariko mpereza ibyanjye nyine niba ndi bro wawe mukuru jya ubaha wanjye ndavuze ngo mpereza ibyanjye kandi ntabwo umuntu unshinga urabizi ndavuze ngo mpereza ibyanjye urabizi ko n'akagahungu mpereza ibyanjye akosha ko musa mpereza ibyanjye haka ibi ni ibiki koko abanyarwanda abandi ni ukuko babyara koko nk'ubu inda yakubyaye niyo yambyaye ndavuze ngo mpereza ibyanjye hari ikindi tuvugana amubwire Dino nubwo uri musaza wanjye ntabwo byakagombye kunkora birabiri ngiye shire wanjye twivugane ko azanzanira impano niyo mpano ndanayizi natungwa no kugenda ngo nsange ibikarito nibyo birimo kundeba wari ubizi ko ari grenade akuzaniye ntabyo nari nzi kandi ntiyananzanira grenade nyine yashaka kwica iyo grenade reka ikamitana njye ubwanjye nyine wajyaga kwishaka hica akamushiki wajya ureka ko nkukundo bizi ntabwo ari ngombwa ko ari kujya kungira mu bintu byanjye ngo ugiye kuraba impano banzaniye mbese ni ngombwa ngo upfe basi niyo nari gupfa ariko nishwe na shiri wanjye ntacyo byari kuntwara ariko urumva ko kujya kugira umusaza wagutabare ari ikibazo ntabwo byari ngombwa ntabwo binanshimishije ngiye icyo nshaka ni uko nsubiza iyo grenade yanjye shiri wanjye mbwiye ko ari diyama yanzaniye avuye hanze none ngo wewe ngo ni iki oya iyo nyana yimbwa kifata ikica mushiki wanjye winukira mugabo winukira sheri ndagasko reka nkubwize njye nongeye no kumubona kamushwanya winukira sheri winutuka kandi ntabwo ibyo wabinkora mpereza ibyanjye yavuze ngo nunsa kurize Dino wumva nazagukwitura ishyano muri uyu muhanda Dino nkubahuka nubwo uri musaza wanjye nkubahuka reka oya nyine reka mugende kubibona gusa reka kwigira inshinzi mu muhanda mbwira ngubu nka pastor akubonye ubu wawe pastor savuze oya reka nyine ngire nyiza reka ngiye kuyizana mpereza ibyanjye mbavuze namuzi kurya ibyo mutaru It was at this moment that he knew. ntabwo byari ngombwa ko umamagara ahangaha twari gurira he nese wari gushaka nk'imba yitugurira akaba ari sana hano kanoge kuri afosi ko nashaka kugakora no hazi haranga nese basi umamagara tukajya hari kanoge rwose arakunoza kuri afosi arahandi bari kitwa agakoni jewe urabizi niba mfite ibikorwa byiza bishiki byanjye urandi umutungo nanjye nifite bari kumfata ukagenda ukanywesha akantu nese urukunywesha ubushera koko ahumva isi nawe ko yakiriye muri hatse y'iwanyu uvuga ati wejyana ahantu ubwo ngiye mfite rumva papa wanjye afite imbari hano ikanoga kuri afosi bayita agakoni nge nzakujyana na sheri wanjye nanjye papa wanjye nanjye afite akabari hehe se kumva papa wanjye afite akabari hano nibambira bakita umukindo bare kwanuza koko ahubwo wowe wambwira ikintu wari umamagaye menye uburyo nkunda ninga inyukuru nyine imeze amagambo abashiki bawe b'inkuru bakora bose baracyari uko ari bane hari abakobwa nyuma bafashaka amashuri ndashaka ko muri leta umukobwa ujya sinjye nkamute tukamuza nabo nkamugira she kose kunze kurimbwa wowe urabona muri barakobwa gutambye harimo ibikara na bitatu batari bibiri ntabwo barabari ibikara uzabaze baba ari ibikara ninjye bana n'amasine isine nyine ndashaka fiyona ushaka fiyona ndaguha iki cyangwa bashiki uriya mukobwa rero nkubwire nkubwize n'ukuri uriya ntiyakwemera cyetse wenda ufashe nyirabutsiri ruvumbu ase amazina y'umucyaro uracyabita wiki nyirabutsiri ruvumbu urukumva aho wowe sibyo mbwira uramangaye wanda ukunda kuragira ihene uramangaye aho kubita no resesha gasumwe inzoga ntacyo zi nushaka ume ebyiri
yari hari amwari yanuza niba ari mu kiro cya se Kanombe ari kuri Haso mu kabari kitwa Agakono afite umwana w'umva na za Nobis ntacyo tugende wowe wanyiniza ko yamba mutakifite nambi hari wese surimburamuka nawe agenda wa matibo sha akose ko kugenda wihuta sound bwije genda gake hano ntago ari wanyu urimo urumva ngo mwakize mwacyana Tunde kandi ntago wemerewe kwinjira amahanga sibyo reka mbahamagare ubundi deni baragusanga ngaho kandi ikindi sibyo ntago bakwemera ibyo bintu sibyo urumva ntago bakwemera wambaye nka mavenge suti sibyo okay nayo kaje gura gerageza wambare nka kagambage akonda tangira ito mu gipangu banza nyine ujye guhindura wowe umva mu nyine mu nsanganze nyine mbere tukamenya gukora Charlie boy na ya mumuna too much. You think say they wise? Mumu man. Years old man. umva we subirayo akosura urwago rwumva Think say they wise? ko nari mamagaye Fiona hamagara na Keti nimwe nari mamagaye ngo iki cyane ese wende wari uguhamagaye Wahamagaye bashiki bawe bose twese turazi wowe ufite igisura nk'icy'abagabo ndavuze ngo canga ubwo se ufite isura wagira ngo wisiga amakara aho se nk'iki ngiki kuko nacyo cyabuze soko ngo gabanya iyo sura isa nk'iyakiwe urambaza Think say they iki wise? nese mwavuye hanga ko nshaka Fiona na wahamagaye bashiki bawe natwe twaje wamenye ufite cyane ikirida wajombye mwebwe simba shaka muvanga ntawo tugiye nese ninde bahamagara hanga bakubyaye wenyine cyangwa Fiona niwe wabyaye wenyine Ai nkare ubundi se ibyo ngibyo nyene bindi yamwanuka mutanuka sibyo ubundi ngewe ibyo wacuruza n'ubundi muri cyamunara sibyo ugiye kuducuruza se ntabwo ngiye kubacuruza ahubwo ngewe ikintu nshaka ko dukorana Think say they wise? hari umuhungu ugiye kuza sibyo mumbabarire tumukuremo ikintu bita amafaranga kwambara nabi ubwo yambara nabi ariko ikintu murakora nibwo nimo munenge afite se afite amafaranga nashaka we yambaye boxer nyine ko afite Think say they amafaranga wise? ariko ubundi ibyo bintu papa arabizi papa wawe sabizi papa wawe ni indaya tuba tugomba kubimubwiraho ubwira se iki kujya gukora umuhungu urakajije urumva atarinjijira urakajije wowe ko nta gahunda uragira i Kigali sisi erega yaheze kwishyura uyu nguyu niyo mpamvu babwira ngo use umuntu ubuzi ibyaha bya kera bazaga bakabaza ko wawe oya uzahana turutse ubu ni ukwijyana uzahana turutse ahubwo se bro afite ikofi afite amafaranga niba aturutse afite Uganda ifungo mubwira abanguka ni umuganda ubundi yakunze kuba muri Uganda umuntu uramuhanga ahubwo uragacucu reka ze umubaze amafaranga aguha reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga diaspora umeze ute sha fresh yagenda maze gukura ahubwo se ahubwo nyinshi waruje ariko warakuze koga byiza ni ibiremwa by'Imana Umukecuru yashyizeho utansubiza. ibaha imbaraga sibonda bose bashaje hano tugenda mutansubiza yose hano tugenda 70 years old man. ntabwo nkunda umuntu ngiye ugicucu urumva uyu nguyu ni umudiaspora niwe dugezeho amakiri urumva Think say they wise? nk'iki kiramutu cyangwa nawe birukane n'undashaka babiri 70 years aho old. nyirashara komera amaciwe nsuhuza shara Think say they wise? y'umunyarugwiro mwege mwabaye ariko muhobere ahubwo se umeze muhobere uraho urabona koko sha ziko woroshye nk'igitoki cy'umunyagara sha komera rwose ibi ni ibyaha nyine zana tubere mbo wize uduhereza intoki gusa mama gahunda zifite gahunda nyine naba ngaba gukora babambwe sibyo 70 years old man. akazi kayo umeze ute Think say they wise? nizere ko wazanye umusinga amafaranga ndafite humura rwose
ariko mukoro neza mutanyiba umva nagaraba nyine bakurebe nyine barebe ko amafaranga arimo nyine bamereze simurebe ukuntu yambaye urukumva uyu nguyu ni umukire ntukadutesha agaciro reba uyu muntu reba akahe gaciro uhagarara neza iyi kote se urabona so yambaye ntabwo turi kugufuna amande itera amafaranga mvanye mu Bugande kano kanya nyame cyase avati ndabikuje ndamenye rata igaragaza nushaka wambare boxer n'isengeri gusa icyo dupfa no kufite ifumu mwisakoshi ariko sisi urabona uyu muntu hari amafaranga afite iri kote urabona papa ryambaye banzo mbwira basanga ari n'ibyo yagiye njye none umuntu atatira ikote igisekuruza cyayo cyose kano kanya mugiye hamagaye kize kimwe telefone rimwe amanyamama ahubwo guhamagara numva ari n'agatuje niko korode we koro oya n'umuntu twakuranye ko umuntu twaragiranye inka twajyanye kwenga ibitoki kwa ba mukanuza hose bakatwishyura ubu ko none wageze ku bwayo mwanasiga unyemeraho icyatari kugira ngo abana banje banuka ko kwamba bareba kiga banda bakazamvana muri ubu buzima ko icyatari nawe basizishyura urabizi nkora akazi k'ububaji ubu niriwe nzenguruka ahantu hose mu masasha nashize none mbabarira rwose nanaguza bano bantu turi kumwe ngaho binkorera batata rwose ntabwo baje bari sawa ndagaze ajya nta nyundo iri hariya mu nzu nta nyundo iri mu nzu ari irahari nta nyundo umva ito wowe gatinyuko kubica abantu akunda gukubisa inyuma y'umukobwa umva reka nkubwiye sibyo ibyo ntabwo imbwa nkahura nazo umukobwa umva reka nkubwiye urama byanjye iyi kote ni ibyanjye iyi pantaro ni yanjye ahubwo kuramo mereza wowe baza witonde wowe uraza gukuramo umuntu ikote uramuzanye ahangaha jewe uyu muntu namutize ibi bintu mutize ikote mutize ipantaro mutize inkweto mutize bage ambwira ngo agiye ku rugendo n'umudesipora naho buryo kuko aramereza hanyuma reka maze mubwire uyu muharuro urimo urabura naho nuwaso umuharuro oya bro wimuhande wewe nawe wasanga uri umwese oya turamubaza nta kibazo ibi bintu si ibyaje iyi mufatira amani kwanza reka tumwifatire reka tumwifatire yashyizeho ibaha imbaraga satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power